umva amakuru rero, abisi baza ubwenge. Warubizi uzi ko umuntu akubwira ngo kugira ngo tuzakorane business ni turabanza kugirana nawe igihango cyo kuryamanya. Iyi si irimo iraguhendahenda, burya irakureshya. Niyo mpamvu ikwereka ko ukoze gutya nawe wamera nk'abandi, burya nawe uciye hari ugakora nk'ibi nawe wamera nk'abandi. Isi iragushuka, irashaka kukwambura icy'agaciro ngo igushukishe utuntu tuduhenda abana, iguhereza ibintu bitagugirira umumaro. Ariko Yesu akwambika imbaraga kandi agukore ku maso urebe ibyakugirira umumaro. Imana ishimwe. Nababwiye ko Imana yansezeranyije urubyaro, ariko nshatse mara imyaka 3 ntabyaye. Nukuri uzi ko dusenga kuko abahanuzi batubwiye ngo fata yibiri, ariko ukaba utayitekereza ngo yasenge. Uzi ko twibuka gusenga kubera ko tubonye amakuba n'ibibazo bitugezeho, tukajya twakwibuka gusenga ntabwo tubanye nayo nka fiyanse. Yesu ashimwe cyane bene data nshuti zacu, abakunzi b'Ibyiringiro Bizima TV, turabaramukije cyane. Yesu abaho umugisha, yaba bari hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, bari hirya no hino ku isi. Bene data mudahwema kutwereka ko mudukunda kandi mudukurikirana, bari mu Buholandi nk'abamahoro n'abandi abakunzi bacu beza tubona mugenamo, tubwira ibyiyumviro byanyu muri commentaire. Turabaramukije. Yesu abaho umugisha. Turabashishikariza rero gukomeza gukora subscribe ko batarayikora, mugasharinga ibiganiro byacu, nkuko mugenamo tuvuga ko bibafasha mukabigeza no ku bandi kugira ngo nabo bafashwe n'ijambo ry'Imana. Nkuko twari twabibasezeranije ubushize dukora ikiciro cya mbere cy'amasezerano, tukababwira ko dufite ibindi bice. Ubu tugiye gukora igice rero cya kabiri cy'amasezerano kugira ngo turusheho kubana neza n'Imana turi abanyamasezerano. Kandi nukuri ngira ngo murabizi ko umwanditsi w'Abaroma yavuze ijambo rikomeye. Paulo warivuze aravuga ngo niki twebwe turusha abandi, aravuga ngo turarusha muri byose irya mbere tubasha ko twabikijwe ibyasezeranijwe. Ni byiza rero ko tuganira ku masezerano y'Imana, ibyo turusha abandi tukabiganiraho namwe uyu munsi. Imana iduhana umugisha kandi mwarakoze kudukurikirana ku kiganiro cya mbere, kandi rwose byaratunejeje. Mukomeze n'iki kiganiro kugikurikirana. Yesu aduhana umugisha. Reka dusome rero ijambo ry'Imana, ariko mbere ko tubisoma dusenga Imana kugira ngo umwuka wera w'Imana akuyobore ugikurikiye, nanjye nyobore njye kugezaho. Imana iduhana umugisha. Mwami Yesu turagushimye kandi turaguhimbaje, tugushimiye urukundo rwinshi udukunda, tugushimiye Mwami umugisha twagizeho kuronka ubugingo tuburonkeye muri Kristo Yesu. Tugushimiye ko Mwami Imana yacu umunsi wa mbere tuganira amasezerano hari impinduka zabaye mu mitima y'abagikurikiranye. Uyu munsi wa none nabuka buduhaye umugisha kugira ngo twongere tuvuye kuri amasezerano, kugira ngo dukomeze gutunga ubuzima bwa Gikristo buzima, ibyiringiro byacu bikomeze kuba ibyiringiro bizima. Kandi mu izina rya Yesu umugisha umuntu wese dukurikiye, umugisha umuntu wese Mwami, nukuri Mwami Imana yacu uri bugira impinduka mu buzima bwe, akumva ari uburyo yabanira neza Imana. Umuntu wese uri busharinga iki kiganiro Mwami kugira kigere no kubandi nawe n'umugisha w'Imana ku izina rya Yesu. Amen. Reka dusome rero ijambo ry'Imana nanone mu gitabo cy'Itangiriro. Turasoma ibice 28 umurongo waho w'10 tugere ku murongo wa 22. Turebe iki ijambo ry'Imana rivuga. Riravuga ngo Yakobo ava i Berisheba agenda yerekeje i Harani, agera ahantu araharara buracya kuko izuba ryari rirenze. Yendewe mu mabuye yaho araryisegura, aryama harasinzira, ararota abona urwego rushinzwe hasi rukageza umutwe mu ijuru, abamarayika b'Imana baruzamukira bakarumanukiraho, kandi Uwiteka yarahagaze hejuru yarwo. Aramubwira ati ndi Uwiteka Imana sogokuru Aburahamu, Imana ya Isaka. Iki gihugu uryamyeho nzakiguha ubwawe n'urubyaro rwawe, urubyaro rwawe ruzahwana n'umukungugu wo hasi, uzakwira iburengerazuba n'iburasirazuba, ikasikazi n'ikusi, kandi muri wowe no mu rubyaro rwawe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Dore ndi kumwe nawe, nzakurinda aho uzajya hose, kandi nzakugarura muri iki gihugu, kuko ntazagusiga ntarakora ibyo nkubwiye. Yakobo arakanguka aravuga ati nukuri Uwiteka ari aha hantu, nanjye nari ntabizi. Aratinya aravuga ati erega aha hantu hateye ubwoba, aha hantu nta kindi ni inzu y'Imana, aha niho rembo ry'ijuru.
Yakobo azinduka kare kare, yenda ibuye yiseguye ararishinga ngo ribe inkingi, arisukaho amavuta ya elayo, aho hantu ahita Beteli, ariko mbere uwo mudugudu witwaga Luzi. Yakobo ahiga umuhigo ati, Imana nibana nanjye ikandindira muri uru rugendo ngenda, ikajya impa ibyo kurya n'ibyo kwambara, nkazagaruka kwa data amahoro, Uwiteka azaba Imana yanjye, n'iribuye nshinze nk'inkingi izaba inzu y'Imana, kandi ku byo uzajya umpa byose sinzabura kuguha kimwe mu 10. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Inshuti bakunzi b'Ibyiringiro Bizima TV, ndagira ngo tuganire ku masezerano y'Imana, nanone twifashishije ijambo ry'Imana twongera gusanga mu rwandiko rwa mbere rwa Petero, rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero, ibice byaho 2, umurongo wa 3 n'uwa 4. Hanyuma dusangire aya magambo meza y'Imana ko umwami Imana abiduhaye. Haravuze ngo urwandiko rwa mbere rwa Petero, ibice 2, umurongo wa 3 n'uwa 4, niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu agira neza, nimumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe, ribi ry'igiciro cyinshi. Imana mu ijuru ishimwe cyane. Nshuti yanjye mukunzi mwiza udukurikiranye uyu mwanya, tugiye kuganira ijambo ry'Imana dusubukure aho twari tugeze. Ubushize tuganira twari twababwiye ngo hatabayeho ntiyabaho na nza, kandi ndabashimira uburyo bwose mukomeje kugenda mukurikirana ijambo ry'Imana. Mukirikurikirana rero nimukurikirana igice cya 2 kugira ngo murusheho gufashwa imvugo n'iyo ngiro. Iyo tubasezeranije ibintu turabikora, tubyitaho, tukabimenya neza ko dukwiye gukora ibyo twavuganye namwe. Imana rero ishimwe ko dushoboje kubigeraho. Uyu munsi rero ndashaka kubaganiriza ubuzima bwa Yakobo. Yakobo uyu dusomye hano muri Bibiliya ninde? Yakobo uyu ni umwana wa Isaka, uvuka ari impanga na Esawu. Aba bana bavutse kuri se na nyina ari impanga. Hanyuma basanga hari ikibazo gikomeye, bavutse Isaka bigaragara ko yari yabanje kugira ikigeragezo kijya gusa n'icyase. Isaka ngira ngo murabyibuka ko ari umwana wa Aburahamu. Hanyuma rero Isaka nawe yarashatse, ashaka Rebeka, ariko amare gushaka agira ikigeragezo cyo kutahita byara ngo abone urubyaro. Birababaza, bitera agahinda, abaho imyaka myinshi igera mu myaka 20 n'indi nta rubyaro afite. Ariko umwami Imana aza kumwibuka ngo Rebeka yumve mu nda ye, yumva byahindutse, yumva nibidasanzwe, ngo ajya kubaza Imana, ngo agiye gusenga. Imana ivugana nawe. Ndashaka kubwira ngo Imana igivuga ibintu byabaye, ikavuga ibyabaye, ikavuga n'ibizaba. Imana niyo kwizerwa. Turayishimira cyane ko igishobora kuvuga, kandi ivuganye n'umuntu akabimenya, nukuragira amahoro. Umva ibyo Imana yamubwiye rero. Imana iramubwira ngo mu nda yawe harimo amahanga 2. Iramubwira ngo kandi ihanga rito rizatwara irikuru. Hanyuma rero arataha, ngo agereyo abibwira umugabo, aricara ngo barategereza ivuka ry'aba bana. Rero ngo bagire ngo baravuka. Yakobo yavutse afite agatsinsino ka mukuru we. Hanyuma Isa mureba amwitegereze, aravuga ngo uyu mwana no muriganya. Amwitegereje ahita amwita Yakobo, izina risobanura uburiganya. Ababaye umuriganya ku izina yiswe kubera ko avutse gusa akondisiyo y'agatsitsino aje afashe ka mwene nyina. Hanyuma rero arebye umwana mukuru ari we Esawu, arebye umubiri we, Yakobo yavukanye umubiri w'umuremba, niko birivuga. Hanyuma we umubiri Esawu yavukanye wari wuzuye ibyoya. Wamwitegereze amurebe amwita Esawu. Imana tugire neza. Reka rero tuganike ijambo ry'Imana rivuga. Yakobo akura muri ubwo buzima bwitwa umuriganya, aba mu buzima bwa mbere mu rugo iwabo barabana. Yakobo akura ari umwana ukundwa na nyina cyane. Nyina yamukundiraga ibintu 2 bikuru. Ikintu cya mbere nyina yamukundiraga nuko Yakobo yari umwana akundaga kubana na nyina cyane, ariko kandi bikaba abikora by'umuco. Hanyuma rero ni impamvu uvuze ngo iby'umuco ndaje nsobanura umuco wabo. Hanyuma akamukundira ikindi cya kabiri cyuko yari amufite amabanga akomeye y'Imana. Hanyuma Esawu nawe yari umwana wakundwaga na se cyane, ko mu bwoko bw'Abayisiraheli mu muco w'Abaheburayo umuntu iyo yabyaraga umwana w'imfura bamwitaga ukuboko kw'iburyo. Ukuboko kw'iburyo byasobanuraga iki?
byasobanuraga ko uwo mwana ari we mwana uzasimbura cyangwa ari we mwana uzamenya bene nyina. Yari umwana wabaga ukwiye kubahwa, witonderwa, Imana ishimwe. Hanyuma rero yatozwaga imirimo yo kuba yagoboka umuryango. Hanyuma rero Esawu atozwa umurimo w'ubuhigi kugira ngo abe ari aho ngaho. Yakobo nawe rero afatwa na bimwe by'umwana w'umuhererezi, yagombaga kuba umwana ukora imirimo yo mu rugo iwabo. Hanyuma rero niyo mpamvu burya muzasoma mugasanga yabaga mu bikoni ari kumwe na nyina, akaba mu matungo. Iyo ni ya mirimo nyine yo mu rugo by'umuco. Imana itugire neza. Aba bana rero byabateye igikundiro, nshaka no kugikosoraho ababyeyi bamwe, nanjye ndi umubyeyi. Hari ikintu ababyeyi bajya bakora mu mutima wa muntu uyo kabamo, kuba wagira abana ukagira umwana ukunda cyane. Ni ukuri reka mbabwire, ibi bintu abene data Rebeka na Isaka baguye muri kino kibazo, basa n'abarobanura abana ku butoni. Esawu akundwa cyane na se, Yakobo akundwa cyane na nyina. Umva ikintu rero byabyaye, ngo baba mu buzima bugiye bukomeye gutyo. Rimwe ngo Esawu ngo ava ku kazi, ava guhiga, ngo aza nta muhigo azanye, ngo agere mu rugo asanga Yakobo nawe yatetse, ngo yatukuje, yatetse ngo ibitukuye. Ngo aramubwira ngo wambabariye ukampa kuri ibyo bitukuye byawe. Ngo aramubwira ngo oya, ntabyo ndi buguheho. Kugira ngo mbiguheho turabanza twemera mu kintu kimwe, nuko nawe uri waze kumpa ku cyo ndushije. Hari icyo ndushije, reka nkubwize ukuri mwene data, hari ikintu urushije abisi bashaka kukwambura, kandi nutabyitegereza uricwa. Urareba inzara yakuriye umunsi umwe ukiguranisha, kandi uraguranisha icy'ubuzima bw'iteka. Reka nkugire inama nshuti yanjye, aha niyo mageze nyankunda kuhasurinya nkaca umurongo. Reka nkubwire ngo icyo ufite abisi badafite, nicyo gituma isi iri kugucunda, nicyo gituma ukora wowe ukabona rimwe na rimwe barakurozemo ibindi bintu biranze, ukahura n'ibibazo bitandukanye. Ufite ikisi dafite, nureba nabi urahuma amaso uguranisha, nuguranisha urawuhombye. Umva amakuru rero, abisi bazi ubwenge. Warubizi? Uzi ko umuntu akubwira ngo kugira ngo tuzakorane business ni turabanza kugirana nawe igihango cyo kuryamanya, kugira ngo nzakurira amashuri turaryamana, kugira ngo bizagende gutya banza ubeshye ca hano kuri ibi byaha. Arimo arahiga ubugingo ufite wadafite. Imana itugire neza. Icyo rero yari afite ikuzo, undi ntabyo afite. Aramubwira ati rero urabanza umpereze ubukuru bwawe. Kandi naratangaye, Esawu umva amagambo yakoresheje, yaravuze ngo ubundi se bimariye iki? Ubundi bumariye iki? Yabonaga atazabaho, yabonaga inzara huye nayo y'umunsi umwe iri bumwice. Atangira gutekereza ngo ntacyo bimumariye, nka kwa kundi nawe ugira iby'agakiza ukagira ngo ntacyo bikumariye. Ariko rero burya uzabimenya ko agakiza gafite umumaro nubona abantu bavundaguritse mu byaha. Ukabona umuntu w'imyaka 30 wabaye umusaza kubera yavundaguritse mu biyobyabwenge, biragenda biramukamura. Uzabireba. Reka nkubwize ukuri, agakiza gafite umumaro. Imana ahubwo ikwambika imbaraga urinde iki kintu abandi bantu badafite. Imana ishimwe. Gutunga agakiza no gutunga Imana muri wowe. Iyi si iraguhishuka igakwereka ibihendo, ikakwereka ibyo udafite, ikakwereka ko kugira ngo ubibone. Abantu benshi bishyize mu mitwe ko umuntu ngo akira uko ahemutse. Reka nkubwire, ubwo bukire ntuzabukire, uzakire ubukire buciye mu nzira nziza, ntuzakire kuko wahemutse. Imana itugire neza. Ibihendo by'isi ntukabigire. Yakobo, reka nihute. Yakobo rero abaramuriganyije, amuriganya ubukuru, bamuhereza ku bitukuye. Ikintu cyantangaje, ibi bintu by'isi bituma abantu bareka agakiza, ntibajya banabirambana. Natangaye n'ubundi nabyo ubwabyo biza umwanya muto, bibanezeza umwanya muto, ariko bakicuza umwanya munini, ubuzima bwabo bwose akabushyize mu kaga. Nyaboneka nshuti yanyu nkurikiye, ndagira nkubwire ngo komeza icyo Kristo yagufatiye. Iyi si irimo iraguhenda, burya irakureshya. Niyo mpamvu ikwereka ko ukoze gutya nawe wamera nk'abandi. Burya nawe uciye hari ugakora nk'ibi nawe wamera nk'abandi. Isi iragushuka, irashaka kukwambura icy'agaciro, ngo igushukishe utuntu tuduhenda abana, iguhereza ibintu bitagugirira umumaro. Ariko Yesu akwambika imbaraga kandi agukore ku maso urebe ibyakugirira umumaro. Imana ishimwe. Umva rero iki ijambo ry'Imana ritubwiye. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo Yakobo aba muri ubwo buzima, ngo igihe kimwe rero Esawu ngo arebye ngo abona nta kibona, ngo abona ngo ageze mu gihe cyo kuba yahesha umwana w'umugisha, yagomba kuhesha umwana w'imfura. Ngo baryamanye na madamu we Sara, arahamagara
na Pritora Rebeka arahamagara, ngo amare guhamagara ahamagara Esawu, aramubwira ngo mwana wanjye Esawu, genda ujye mu ishyamba ujye guhiga, hanyuma uzane umuhigo, hanyuma uwungaburire, nimara kuburya amaze guhaga nanjye mbona uburyo bwo gusabira umugisha. Nyina arabyumva agira ikibazo gikomeye, aribaza ngo ko Esawu agiye guhabwa umugisha kandi ngewe umwana nkunda ntawe ari bubone, ngo akora ibishoboka byose, ngo aragenda ngo yegera umwana we Yakobo, aramubwira ngo mwana wanjye ndagira ngo nkubwire, genda ujye mu mukumbi wa so, ufatemo abana b'ihene babiri, hanyuma ubazane tubabage tubatekere so, abarya namara kurya ni wasabira umugisha. Mwana mubaza ngo aho dawe nabimenya, akamenya ko niyobereje ntari munsabira umuvumo mu kimbo cy'umugisha. Hanyuma arangije aricara, nyina aramubwira ngo humura, umuvumo wawe uze kunjyaho, umuvumo wawe ntugutera ubwoba, aba ari mwiza kujyaho, yemera no kwirengera ingaruka. Aravuga ngo nawe uwo muvumo nawe ntabwo mutinya, nawe uze kunjyaho. Arabikora, reka nihute, arabikora, ariganya mwene se umugisha, ibibazo biragwira. Amaze kumuhesha umugisha, araza Esawu avuye guhiga, aza gutegura agiye kugaburira se, asanga se byarangiye, amaze gutanga umugisha, aba bana babana nabi mu makimbirane. Aha rero twasomye ni igihe Yakobo yahungaga Esawu, iwabo baramwicaza bamubwira ibibiri, baramubwira bati rero ijambo rya mbere, urabona ko amakimbirane yawe na mwene so tutazayahoramo. Cya kabiri, witegereze urebe umaze gukura, ukwiye kurongora. Hanyuma rero nyina aramubwira ati burya kwa Labani ni musaza wanjye, agira abakobwa beza, simbuka ugereyo ugende ushake y'umugeni. Ahagurutse rero avuye iwabo, niho twasomye rero Bibiri tubwira ngo ava i Berisheba agenda yerekeye i Harani. Aragenda ngo agere mu nzira, aragenda umwana wirirwaga mu rugo akirwana n'umubyeyi we. Ijambo rya kabiri, umwana waragiraga amatungo, burya abahanga baragiye amatungo, ntabwo itungo ririsha ku zuba, yizuba rivuye itungo rirataha. Biravuze ngo nawe kuko yabanaga n'amatungo ntabwo yarazi ibyizuba ry'umurengera, ariko wumva amakuru igikomeye. Uwo munsi ngo yirirwa agenda ku zuba, yirirwa yahangayitse, yirirwa ababaye, ngo agere ngo ahantu hitwa iruzi, ngo ahitegereje, ngo abonayo ngo ibuye, ngo araryitegereza, ngo yitegereza ahantu abona amabuye, ngo atoramo ibuye rimwe, ngo iryo buye baba rye yiyegamiza, ibuye arasinzira. Yongeza hanyishyiraho question mark, nyishyiraho akabazo, nkabaza mu buzima bwacu bwa buri munsi, ngiye nigeze nsegera mu buvumo nicara kwibuye, ari ukwicara gusa, nicara kwibuye, ariko nkicara nkabura position nicaramo, ngahengama mukanya nkihengura, mukanya nkicara ukuntu. Ariko tekereza gufata umutwe ukawegamiza ibuye ni ikintu gikomeye. Ariko noneho rero iri buye niryo nshaka kubasobanurira kugira ngo mubyumve neza. Ibuye wegamira ugasinzira ni irihe? Ni iri rero Petero we yavuze, aravuga ngo niba mwarasogongeye mukamenya neza ko Yesu agira neza, ni mumwegere, ni we buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana byawe ry'igiciro cyinshi. Reka nkubwire amakuru rero. Iri buye ryitwa Kristo ni ibuye ryegamizwa n'abantu bari indushyi, bari bagowe, bari bananiwe, bari babuze uko bagira. Wakwegamira ibuye ryitwa Kristo ukagira amahoro. Haleluya, ukagira amahoro. Reka nkubwire ngo ibuye ryitwa Kristo niryo buye gusa, Imana ishimwe, umuntu ashobora kwegamira, ashobora kubaho akagira muri we ibineza neza, akagira muri we umugisha. Umva rero ijambo ry'Imana icyo ritubwiye, riratubwiye ngo Yakobo ibuye ngo araryegamira, ngo amare kuryegamira ibuye ngo arasinzira. Reka nkubwire ngo gusinzira bisobanuye amahoro. Reka nkubwire ngo nta mahoro y'umunyabyaha ni kuwiteka avuga. Biravuze ngo niba ushaka amahoro, amahoro ntahandi hantu wayabonera uretse muri Kristo Yesu. Gushaka amahoro kuzima ni ugushaka kubaha Imana. Gushaka amahoro kuzima ni ugutunganira Imana. Umuririmbyi aririmbye avuga ngo tunganira Imana ubudasiba, kandi ngo ujye ubana n'abayo, ujye ufasha n'indushyi. Bivuze ngo iki? Ukwiye gutunganira Imana, niho hantu honyine hari amahoro. Inyuma yo gutunganira Imana nta mahoro ahari. Inyuma yo gutunganira Imana hariho guhangayika, inyuma yo gutunganira Imana hariho guhagarika umutima, ariko mu gutunganira Imana harimo ubuzima bw'ibyishimo n'umunezero. Imana yo mwijuru kwambika imbaraga. Mwene data, nshuti yanjye, mushiki wanjye unkurikiye, ushobore kugira amahoro uhawe nuko watunganiye Imana. Ngo agira gutya arasinzira nk'ikimenyetso cy'amahoro. Ngo amare gusinzira rero ararota,
ngaha ahantu umuntu atangira kuvugana n'Imana, yanza iraje. Umuntu atangira kuvugana n'Imana ryari? Umuntu atangira kuvugana n'Imana iyo yamaze kwiyambura byose, akisegura umwami Yesu, ibindi bintu yabivuyeho, Yesu akamwisegura, yarangiza agakora ikindi kintu cya kabiri, Yesu akamuhaza amahoro. Imana ishimwe. Uzi ko umuntu wahaza amahoro ya Kristo, akagira amahoro ya Kristo, avuga ngo naho ndiho, naho napfa, nzi ko nkundwa n'Uwiteka, Yesu ajya nk'ibyo nkina byose, ndamahoro. Reka nkubwire, iyo umuntu yageze kuri etape rero atangira kuvugana n'Imana, umva rero ikintu cya mbere Imana ivuga, Imana ishimwe, ngo aho yararyamye, ngo yagiye kubona abona urwego ngo ruva hasi rukagera hejuru, ngo yitegereje rwa rwego, ngo rubona gutyo, byari bisobanuye iki? Ndagenda nsobanura iri jambo ry'Imana etape par etape. Uru rwego rwasobanuraga ngo iki? Rwarasobanuraga ngo ubwo wamaze kwegamira Kristo, ubwo wamaze guhura na Kristo, ufite amahoro. Ijambo rikurikiyeho, hariho communication hagati yawe direct n'Imana. Nshuti yanjye, mwene data unkurikiye, ndashaka kubwira ngo hariho communication hagati yawe n'Imana, hariho uburyo bwawe bwo kujya ukominikana n'Imana. Jya usenga wizeye ko Imana ikumva. Yashyizeho communication, ntabwo ukiri wa wundi wa kera. Kera ntiwabonaga urwego, nta rwari ruhari, ariko umaze kwegamira Kristo, amaze kuguhaza amahoro, yakuzaniye communication direct, hejuru hasi. Hariho communication yawe n'Imana. Yesu aguha umugisha. Umva rero ijambo rya kabiri, avuga ijambo rya kabiri ngo agiye kubona abona abamarayika b'Imana bararuzamukiraho, abandi bakarumanukiraho. Abamarayika b'Imana bari basobanuye iki? Bari basobanuye ngo burya ijambo ryose, gusenga kwawe, umubabaro wawe, hari abamarayika b'Imana babijyana, hanyuma bakakuzanira ibisubizo byitwa gutabarwa. Reka nkubwire iri jambo, burya hari abamarayika bagushinzwe, bashinzwe ibyifuzo byawe, bashinzwe imibabaro yawe, bashinzwe izo ngorane uri gucamo, bashinzwe ubuzima bwa none uri gucamo bukugoye. Imana ishimwe. Bashinzwe izi ngorane umazimo iminsi, bazizamura bakamanura ibisubizo. Mvishikira muri Imana ivuga, riravuga ngo Mwuka Wera atunihira iminiho myinshi ku Mana. Biravuze ngo hari ababishinzwe rero. Humura wowe icyo wakira abamarayika bakuzaniye ibisubizo. Imana ishimwe. Niyo mpamvu Dawidi abihishuriwe yaravuze ngo n'ijambo ritaramba ku rurimi uba wamaze kurimenya. Imana si rimenya ite nyine, irimenyera ko hari abamarayika b'Imana bazamura, haleluya, bakazamura ibyifuzo byawe, bakakuzanira ibisubizo. Imana ishimwe. Niki Imana rivuganye nawe, icyo na Imana imwitegereje ibona ntabwo yakimenye, imwereka icya gatatu, ngo areba hejuru ya rwa rwego, abona ngo uhicaye, ngo yumva ijwi rivugana nawe, riramubwira ngo ndi Imana, ndi Uwiteka, Imana sogokuru wawe Aburahamu, ndi Imana ya Isaka, iso Isaka, ndi Imana kandi yawe. Reka nkubwire ikintu gikomeye, Imana ikuzi neza. Imana ikuzi neza. Imana ntabwo ishobora kukwitiranya. Imana irakuzi, ikuzi neza. Icyo yabikoreye hariya ni ukumwereka ko imuzi we ubwe neza. Ni Imana izi igisekuru, ni Imana ikuzi wowe ubwawe, ni Imana izi generasiyo yawe, ni Imana irakuzi. Ntabwo ikeneye ngo abantu bajye ntabwo ikeneye ko abantu banza kukuvugaho. Niyo mpamvu n'ibyo ikora itajya ibanza kujya kubaza amakuru yawe muri quartier aho utuye, ntigiza kubaza ku kazi iwanya gukora, ntigiza kubaza. Imana irakuzi. Imana izi uburyo ukiranuka, izi n'uburyo uyigomera. Imana irakuzi. Niyo reka nsubize ikibazo kimwana ajya bambaza ngo Imana ishobora gusezeranya umuntu ibyiza ari umunyabyaha. Iyo Imana kubera ko ikuzi, ntabwo waba uri umwana ikunda ngo ifate ibyaha byawe bure kubikwihanisha, ahubwo ngo yorose amasezerano y'ibyiza. Umva rero amakuru, kumubwira ibyo yashaka kumwereka ko imuzi. Ubwizi Aburahamu, wari Aburahamu agahindurwa Aburahamu, ikabizi Isaka umwana w'isezerano, ikabizi na Yakobo ubwe. Yari mubwiye ngo njyewe nzuba navuganye nawe nkamusohoreza icyo navuze. Imana ishimwe. Nzi igisubizo natanze, ariko nawe ndakuzi nk'umuriganya. Imana amubwira ngo ndero nawe ndakuzi. Iramubwira ngo ariko umva nkwibwirire, Imana ni nyarukundo. Iramubwira ngo iki gihugu uryamyemo, iki gihugu uryamyeho nzakiguha. Umva amakuru, nzakiguha wowe n'urubyaro rwawe. Umva rero ndashaka kubwira amagambo akomeye. Kuki Imana itamubwiye ngo ndakiguhaye kandi Imana ibona kiryamyeho? Ni kwa kundi Imana igivugana natwe.
Imana yaramubwiye ngo nzakiguha. Ndashaka kubwira ari amagambo akomeye ukwiye kwitondera mu masezerano ufite y'Imana. Imana iyo ivuze ntabwo ivuga ibintu bidafite impamvu. Kuba yari imubwiye ngo izakimuha, yari aharyamye, ariko yo ntiyamubwira ngo ndakiguhaye. Bivuga ngo guhera uwo mwanya niwo munsi Imana yari imwerekeye ko irema hagati y'ikivuze n'igisubizo cyayo haba harimo intera, icyo bamwe mu Kinyarwanda twita umworera. Hagati y'Imana ivuze no gusohora kwacyo harimo intera. Uyu mworera rero natwe ubwacu turawuzi ko urimo hagati. Niyo mpamvu rimwe na rimwe iyo Imana ivuganye natwe tuba tubizi neza ko atari ibintu bise biba nonaha. Nyamara tukarenga ejo tukagenda ngo amasezerano y'Imana yaducumuje, ngo amasezerano y'Imana ngo twebwe ngo rwose ngo byaratinze gusohora, ngo byagize gute. Impamvu rero ndashaka kubaganiriza iki kiganiro, iyi nyigisho y'uyu munsi, impamvu nayiteguye, ndashaka kubwira ibintu bine bituma Imana yarakubwiye bya bintu. Ntabwo Imana abikubwiye gusa kugira ngo ugire gusa waranditse ajena nk'izi zaruzuye, wanditse ahantu henshi hatandukanye, wararikodinze, mubona barikodinga, ama memory card yaruzuye, ufite ibintu byinshi, ariko ngambere kukubwira ibintu byatumye Imana igusezeranya. Ikintu cya mbere gituma rero Imana igidusezeranya, cya mbere nshaka gusobanurira ku masezerano, ukwiye kumenya ko amasezerano ari akabando Imana iduhereza ngo twicumbe mu bunyerere. Iyo Imana ivuganye nawe ngo mwana wanjye, abakurikiranye igice cya mbere nababwiye ko Imana yansezeranyije urubyaro, ariko nshatse mara imyaka 3 ntabyaye. Burya rero Imana yari imbwiye ngo iki? Yari igize ngo ninjira mu gihe cyo kutabyara sinzave ku Mana. Umva rero ndashimira Umwami Yesu ko ntayivuyeho. N'igihe cyose namaze ntabyara nakomeje ivuga butumwa, n'igihe cyose namaze ntabyara nakomeje kwizera Imana, n'igihe cyose namaze ntabyara nakomeje gusenga, nagumye mu buzima bw'umwuka twabubanyemo no twashaka. Icyo gishimira Imana. Rero ijambo nshaka kubabwira rikomeye. Ndashaka kubabwira ngo ijambo rya mbere tuba Imana idusezeranya. Imana idusezeranya kugira ngo kwizera kwacu gukomeze kujye kongereka. Kakabandi duhaye nitugera ahantu ikibuga kitunyereranye, ibi bibuga biranyerera. Niba dufite ikimana rero yavuze tugajomba hano tuvuge ngo turakomeje urugendo, cyanyereye ariko ntibituma ntizera, cyanyereye ariko nakomeza kubaha Imana. Imana ishimwe. Umva makuru, Imana igusezeranya. Imana irakubwira ngo mwana wanjye, haleluya, irabwira ngo mwana wanjye nguhaye kwiga. Reka mpere ku kwiga n'urugero. Ikabwira ngo nguhaye kwiga. Ibi bizi neza ko ugiye gura n'ibibazo byo kwiga nabi, utabona minerivare, ugiye gura n'ibibazo byo kwiga ubahangayitse, udafite ahuba, ariko Imana ibigira ngo ntuzajye ubona ibyo byabaye, utazifata nk'abadafite Imana, ahubwo mu bibazo byawe uzajye ukomeza guhimbaza Imana. Nubwo ibibazo bibaye, ariko dufite icyo Imana yatuvuzeho, dufite ikintu Imana yavuze, dufite ikintu gikwiye. Imana ishimwe. Ijambo rivuga ngo iki? Riravuga ngo ariko twebwe dufite ibyasezeranijwe kandi birushaho gukomera, ngo muzaba mugize neza nimubyitaho. Imana ishimwe. Reka mubwire ngo hari ibintu byasezeranijwe ubitse. Imana rero yabikubwire kugira ngo nubona ikibuga kimeze nabi, nubona usohoye muri ubwo buzima usohoyemo none, ujye uvuga ngo ntacyo, bibe none bibe ejo, ariko ntibizahoraho, kuko Imana yo mu ijuru yamaze kuvuga ko ibi bintu izabirangiza. Ntufite ijwi ry'Imana ryavuga ko bizarangira, ubwo ufite n'ubwiki, izera Imana. Hanyuma rero icyo ni icyambere Imana dusezeranyiriza. Icya kabiri ni ukugira ngo urukundo dukunda Imana rujye rukomeza kongereka. Iyo ngeze aha njya nkunda kubwira abantu ijambo rikomeye, nkababwira ngo Imana ikeneye ko tubana gifiyanse. Imana, reka mbitsindagire, Imana ikeneye ko tubana gifiyanse, nk'uko fiyanse abana na fiyanse we. Imana ishimwe. Reka mbabwire karagiteri z'abafiyanse. Iya mbere, fiyanse ahora kumbuye undi. Fiyanse aba yumva yabana na fiyanse n'inshuro nyinshi. Umva irya kabiri nyine uburyo Imana dushaka. Iyo abafiyanse babonanye ntabwo babura ibyo babwirana. Igitangaza nabonye rero, abantu b'abanyamasezerano, abantu bakijijwe, tujya tuburira Imana umwanya. Nukuri uzi ko dusenga kuko abahanuzi batubwiye ngo fata yibiri, ariko ukaba utayitekereza ngo yasenge. Uzi ko twibuka gusenga kubera ko tubonye amakuba n'ibibazo bitugezeho, tukajya twakwibuka gusenga. Ntabwo tuba tubanye nayo nka fiyanse. Uzi ko tujya gusenga, naratangaye, nagiye nyobora amasengesho rimwe na rimwe, nkabwira abantu nti tujya gufata isaha yo kuba turi gusenga twese mu cyumba, tukaba tugiye gusenga, tumara isaha turi kubwira Imana, tuvugana n'Imana.
iminota 30 ikarangira, wari wapfukamishije amavi, ujya kubona ukabona ahunze umutwe hasi yasinziriye, ukabona abantu babuze ikintu babwira Imana, nukuri abantu barakibuze, ukabona ibibazo byabaye. Urya impamvu utakigira, ntabwo Imana ubana nayo nka fiance. Imana irashaka ko tubana nayo nka fiance. Imana ishimwe, irashaka ko dukumbura kuyegera cyane. Imana ishimwe, umva amakuru. Kabiri, kandi irashaka ko nituyigera imbere tuba dufite byinshi byo kwiganirira. Umva rero, niyo mpamvu iyo twakira amasezerano, uriya mworera iyo uje hajya habamo akantu gakomeye kavuga ngo yemwe abibutse Uwiteka mwe ntimugacogore, ntimukamuhwemere. Imana ishimwe. Si uko Imana yibagiwe, kuko iravuga ngo Imana si umuntu ngo yibagirwe, ahubwo umva icyo Imana ishaka. Irashaka ngo muzajya ubona ikigezo cyagukanze, kiri gukanda kabisa, ujye uza imbere y'Imana uvuge ngo hari icyo wavuze Mana, ndagarutse Mana, nibutse ko cyajya ari cyo wavuganye nanjye, nibutse ko cyagiye ndimo senga, hari ibintu wasezeranije, ibyo ndabyibutse, umutima wanjye urabyibutse mukunzi wanjye, ngirira imbabazi, ntabara. Utangire nawe guteta imbere y'Imana. Nkabo munina abafiance batangira kubwirana atari ko nubwo turi gupanga ibintu, ariko rwose ngewe bimeze gutya na gutya. Yarwara igifu agahamagara sheri we ati sheri igifu kimeze nabi, bimeze nabi. Ibyo itwo tuntu Imana yadugushakaho. Irashaka mu bibazo byawe were kwirukankira abantu, aho kugira ngo wirukankira abantu, irukankira Imana, ujye mu gituza uyibwire ngo bimeze gutya. Niyo mpamvu dukwiye gusenga mu bigeragezo. Niyo mpamvu icyo Imana yavuze kigeragezwa. Umva ijambo ry'Imana riravuga kugeza igihe isezerano ry'Imana ryasohoreye ryari ikimugerageza. Reka nkubwiye ngo nawe riri kukugerageza, ariko gira Imana fiance. Noneho jya wibuka kuyegera nk'iyavuganye nawe, nk'iyo mwasezeranye. Jya wibuka kuyibwira byose. Bwira Yesu byose n'inshuti yawe. Umva, mubwire byose, umubwire n'ibikubabaza n'ibigutera. Arakunda afasha abashavuye. Umva, icyo kika niyo mpamvu gihari, kugira ngo gira Imana fiance, Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Impamvu ya gatatu, reka nihute, ni impamvu ivuga ngo Imana idusezeranya kugira ngo abana mu gakiza bakomere. Hari abantu babana n'Imana hanyuma babanira n'Imana imigati. Ntimubazi se? Na Yesu yahagije abantu 5,000 bukeye bagaruka kumuhiga. Hanyuma rero ngo aho bamuboneye baramuga ngo twireye tuguhiga twakubuze. Arababwira ati mwavuze ko ari ya mitsima y'ejo. Reka mbabwire rero, hari abantu babana n'Imana mu mpamvu z'imigati, kandi abantu reka mbavugeho, hari abantu babana n'Imana bagakizwa kuko bafite, babona ibiryo bihari bakibuka gushima, babona baburaye bagatuka Imana. Uwo muntu uzajya uhita umenya icyiciro ubamo, ubana n'Imana kubw'imitsima. Hari abantu babana n'Imana kubera ko bafite ibibazo, bamara gusubizwa bakagwa. Aba nabo babana n'Imana kubw'imitsima. Donc iyi imitsima idahari ntabwo birirwa bakurikira Yesu. Iyi imitsima yabonetse Yesu baramusingiza. Kabiri, iyi imitsima bayiriye bagwa ivutu, bakibagirwa aho yavuye, bakahinduka bya bintu by'Abanyarwanda bavuga ngo ni nyamwanga iyo byavuye. Ariko reka nkubwize ukuri, inshuti yanjye mwene data, ukurikiye ijambo ry'Imana, ukwiye kubana n'Imana ibihe byose. Ukwiye kumenya ngo aya masezerano rero Imana igiye yafatisha babana babana nayo by'imitsima, bigatuma nejo babyuka biruka bavuga ngo bagiye gushaka Imana. Hari umuntu akakubwira ati ndikuma nshaka kumva umutima wanjye nubwo ndi umunyabyaha, nuba nshaka kumva Imana iri kumvuga muri iyi minsi. Abona Imana ikeneye izakomeza kubabwira gutyo, babane n'Imana gutyo. Aba bantu bateye ubwoba, nzabavugaho mu nyigisho yindi y'amasezerano y'ubuhanuzi. Ariko uyu munsi reka nivugire kuri ako kantu, mvuge ngo hari abantu Imana itungishije amasezerano bakabana nayo ibizi ko badakunda Imana, ahubwo bakunda umutsima. Ariko kuko ikunda ubugingo bwayo idashaka ko bandavura mu izina ry'Uwiteka ritukwe, aba nabo bahorana amasezerano ibabwira ko igiye kubagirira gutya, nzabagira gutya. Abo babana n'Imana ku mpamvu y'imitsima. Hanyuma reka mvuga abanyuma na beza cyane. Amasezerano ni impamvu z'ibyiringiro byacu. Umva icyo birivuga, iravuga ngo muhore mwiteguye gusubiza umuntu wese impamvu z'ibyiringiro byanyu. Nukuri Imana iduha amasezerano ngo atubere impamvu z'ibyiringiro.
abantu uzi ko bareba ibintu tubamo akagira ngo twarasaze. Abantu bashobora kureba kibaza umuntu w'umugabo ungana nawe ni gute utanywa inzoga, abantu bakakureba umuntu w'umugabo umeze nkawe ni gute udakora ibi byaha, kuki ugira umugore umwe, kuki umeze gutya, ariko ufite wowe amasezerano, kandi dufite isezerano ryo kuzabana n'iyera mu ijuru, dufite isezerano rikomeye ryo kuzabana n'Imana mu ijuru. Ibyo nibyo bikomeye. Reka rero nkubwire inshuti yanjye, ibi byiciro bine nibyo bituma Imana igivugana nawe. Ntiwajyaga wibaza impamvu Imana y'amasezerano yayagwaye kuzura ikaye, ni ibyo ngibyo. Imana itugire neza. Hanyuma reka ngaruke rero kandi kantu, iyo tumaze kuvugana n'Imana tugira amarangamutima. Umva aya marangamutima, yaravuze ati aha hantu niho rembo ry'ijuru, ahubwo ninjye wari utabizi. Umva amakuru rero, aravuga ati yo atahantu nk'abo bundi yatumera tukavuganira Imana nayo mu butayu, tubaho mu Mana ngo nubikora ngo nzagaruka hano mu ishyamba. Icyo kirapfuye. umfashe nyuma. Imana tuyisengeraho abantu batareba, yego, tukavugana nayo abantu batareba, ibyo yakoze tukayibishimira imbere y'abantu, kugira ngo abanyamibabaro nabo bishime, abanyantege nke bongere gukomera, bamenye ko Imana ikora kandi Imana ishobora byose. Nshuti yanjye mwene data, ntabwo iby'Imana yagukoreye ishimwe ryari ryo kujyana mu ishyamba. Hari abantu bajyayo bagatayo amafaranga, hari abantu bajyayo bagakorayo ibintu ukabona ko ibintu barimo ni nk'amajisiye. No, ntabwo umuntu w'Imana akwiye kuba muri ubwo buzima. Ishimwe ryawe rikwiye kugira umumaro abandi bantu. Imana ishimwe. Hari abavuze ngo ishimwe ry'umunyonzi ngo rimenywa n'undi munyonzi. Reka mvuge ngo ishimwe ryawe rikwiye kuza umunyamibabaro ukiri gucana mu mibabaro. Ubu kuba nshimye Imana ko yampaye kubyara, umuntu utarabyara aramenya ko Imana igitanga urubyaro nibura akomere. Ngira ishimwe icyo Imana ishaka. Imana ishaka ko tuyishima, abantu bari kugeragezwa nabo bakishima, bakamenya ko Imana itabara. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero nawe aravuga ngo ahantu rero ngewe nta kindi kintu nzakorera, ahantu hazaba inzu y'Imana. Yigomwa amavuta yagendanaga arayasuka. Imana ishimwe. Ndeka nkubwire ngo ukwiye kwishimira Imana, ukwiye kunezererwa Imana, ariko agira ikintu cyiza gikomeye, amenya ko ibi bintu Imana ivuze harimo wamworera navuze. Aravuga ngo rero ngewe ngiye gusaba Imana, kandi yaturushije ikintu gikomeye, ukigize n'ukuri ntabwo wazongera gucumuzwa n'amasezerano. Aravuga ngo rero Mana, hari ikintu ngiye kukwisabira. Aya masezerano mbwiye guhera uyu mwanya ndagusabye ngo uzagendane nanjye uru rugendo. Urabumvishe ko aruvuze? Ubwo ni urugendo rwa rundi rurimo bya bintu byose maze kuvuga. Aravuga tuzagendane nanjye uru rugendo ngenda. Nugendana nanjye uzanyiheremo ibintu bibiri. Ibyo niyo tugiye kugusabira nawe tugasenga. Uzajya umamo ibyo kurya, umpemo n'ibyo kwambara. Ngibyo ibintu. Uzajya umpa ibyo kurya n'imyambaro. Reka mbivuge ibi bintu. Mu Kinyarwanda tugira umugani uvuga ngo ubutarya burinanura. Uvuga ngo iki? Biravuga ngo iyo umuntu atarya ntabwo yakomera. Umuntu w'Imana akwiye gutunga amasezerano y'Imana, ariko akanagira ijambo ry'Imana rigwiriye. Imana ishimwe. Ugatunga ijambo ry'Imana rigwiriye. Reka nkubwire amakuru, na Yesu ubwe yarwanye na Satani. Satani yaje mu nzoka, Matayo 4. Satani ngo araza akamubwira ngo haranditse ngo, Yesu akamubwira ngo kandi haranditse ngo. Reka nkubwire ngo nutagira ngo haranditse ngo, Satani azakuzanira za haranditse ngo zigutsinde. Ukwiye kugira ijambo ry'Imana rigwiriye muri wowe, kugira ngo umunyamasezerano wuzuye. Imana ishimwe. Iryo ni ijambo rya mbere. Ijambo rya kabiri inshuti yanjye nshaka kukubwira, nuko umuntu w'Imana akwiye kugira imyambaro. Imyambaro mvuga ntabwo ari aya mashati nambaye cyangwa za kositime n'ibindi. Oya, umuntu akwiye kugira umwambaro witwa umwambaro wo gukiranuka. Abantu nibareba imirimo yanyu myiza bahimbaza Data wo mu ijuru. Wowe uritwa umunyamasezerano ugahindukirwa akora ibizira, warabyishe. Umunyamasezerano akwiye kuba mu buzima buhimbaza Imana, bufite imirimo myiza yo gukiranuka. Imana ishimwe. Imana itwambika umwambaro. Dukwiye kugira imyambaro yo gukiranuka. Imana ishimwe.
ikigeragezo, aya masezerano Imana yatubwiriye mu cyumba dusenga tumaze kwihana ibyaha, yakubwiriye cya gihe umaze kwihana ibyaha mu rusengero, yakubwiriye cya gihe uri mu nzozi wihanye ibyaha ubanye neza n'Imana, azagusanga ukiri muzima utarigeze wiyanduza. Imana ishimwe, nibwo uzaryoherwa n'amasezerano. Imana ishimwe. Aravuga kandi hanyuma y'ibyo, ningera mu gihugu Uwiteka yavuze, nanjye sinzababya ntanga kimwe mu 10 maze kubaka inzu y'Imana. Reka dusengana Imana. Ngewe numva nagusengera ngo Imana iguhe ibyo kurya bizima byitwa ijambo ry'Imana, utunga ijambo ry'Imana rigwiriye. Ndumva nagusengera ngo Imana ikurindire umwambaro two gukiranuka, ukomeze kuba muzima. Byanduza umwambaro byaraje, ibituma abantu bagenda bagwa mu mitima byaraje, ibituma abantu bagenda bagabanukirwa n'ijambo ry'Imana kuri tunga byaraje. Abantu bakunze isi cyane, isi bakamaramo ijambo ry'Imana. Abantu bakunze kwisanisha n'isi, imyambaro yabo ibibushwambagara. Ariko tugiye guhendahenda Imana kugira ngo Imana itugarure imyambaro yo gukiranuka, dukomeze gukiranukira Imana. No mu gihe turi kugeragezwa n'isezerano, ariko tube dukiranukiye Imana. No mu gihe turi kugeragezwa n'isezerano, dutunga ijambo ry'Imana rigwiriye, nibwo tuzashobora guhimbaza Imana. Mwami Imana yacu, data wa twese, ngushimiye ubuntu bwawe n'urukundo, ngushimiye ko duhaye kuganira kuri zino mpamvu zituma dusezeranya. Abantu b'Imana bibazaga impamvu Imana ibasezeranya, kandi yashoboraga no kuvuga, yashoboraga no gukora itavuze. Abantu benshi bakibaza impamvu batunze amasezerano amaze igihe, bakibaza impamvu batunze amasezerano akomeye, kandi bo bakwiriye ubuzima barimo bakabona n'ubuzima buciriritse bworoheje. Ariko ushimirwe ko dusuye tukaba tumenya ibimana. Ngaho twambika imbaraga rero umuntu wese mu rwe ruhande, umushoboze Mwami gukora ibyo umushakaho, kandi ubwiza bw'Imana n'urukundo rw'Imana komeze kugaragara. Guhera uyu munsi Mwami, uhereza abantu gutunga ijambo ryuzuye muri bo, uhereza abantu Mwami gutunga ubuhamya bwiza, bagira imirimo myiza, ari wo mwambaro gukiranuka. Imbaraga, ubushobozi, gukiranuka bituruka ku Mana bikomeze kutubaho twebwe twese n'iteka ryose. Kristo urakoze. Amen. Imana bahereza umugisha. Hari ibyo mushaka kudusobanuza, hari ibyo mushaka kumenya, mwareba aho hasi ku izo nimero za telefone ni izacu, mwadusobanuza. Ni mwene so Evangeliste Nshimiyimana Gedeon. Shalom, shalom.